Reka ngushimire wowe wakoze subscribe kuri channel yacu ya NTV Rwanda. Mu myaka isaga 22 ishize, Leta Zunze Ubumwe za Amerika zibasiwe n'igitero cy'iterabwoba. Iterabwoba ni kimwe mu bintu bihangayikishije isi muri rusange. Igitero cyabaye i New York ndetse kikagera ni Washington, cyatumye Leta Zunze Ubumwe za Amerika zifata umwanzuro wo kugaba ibitero mu bihugu bibiri byari bikomeye mu burasirazuba bwo hagati. Igihugu kimwe na Afghanistan yari iyobowe n'abatalibani mu mwaka w'ibihumbi 2001. Nyuma y'icyo gitero kigambwe n'umutwe w'iterabwoba wa Al-Qaeda, Amerika nibwo yafashe umwanzuro ukomeye wo kugaba igitero muri Afghanistan. Na ahantu yavuye nyuma y'imyaka 20 itsinzwe ruhenu, abatalibani basubira ku butegetsi. Iterabwoba nka kimwe mu bintu bihangayikishije isi muri rusange. Kurirwanya bisaba ibintu byinshi. Ibyo bintu byinshi birimo no gutoza abashinzwe kurirwanya. Ni ukuvuga Counter Terrorism Unity, iyi muzi nka CTU inaha mu Rwanda. Wowe niba utarakora subscribe kuri channel yacu, uri mu gihombo gihambaye. Uyu munsi reka tujyane mu kigo cya polisi cya Mayange cyitwa Mayange Counter Terrorism Training Center. Iyi ni NTV Rwanda. Reka tugende. Amasomo yo kurwanya iterabwoba atangirwa mu kigo cya Mayange, ni ukuvuga Mayange Counter Terrorism Training Center. Aya masomo atangirwa muri iki kigo ni amwe mu masomo atangwa na polisi y'u Rwanda. Iki kigo cyatangijwe mu mwaka wa 2013, giherereye mu ntara y'Iburasirazuba mu karere ka Bugesera mu murenge wa Mayange. Ni mu birometero 44 uvuye mu murwa mukuru Kigali. Iki kigo gifite inshingano zo gutanga amasomo afite ireme rihanitse ku mitwe idasanzwe y'abapolisi ndetse n'ubundi bumenyi bwihariye butegurira abapolisi gukemura neza ibibazo bihari. Iki kigo gifite icyerekezo cyo kuba ikigo cy'indashyikirwa mu karere mu gutanga amasomo yihariye ku mitwe idasanzwe y'igipolisi. Gitanga amasomo yo kurwanya iterabwoba, gifasha mu gutanga amahugurwa adasanzwe yo gukumira no guhangana vuba n'ibikorwa by'iterabwoba ibyo ari byo byose byagabwa ku Rwanda. Counter Terrorism Training Center y'Imayange igabanyijemo amashami 3. Ishami ry'umutwe udasanzwe Special Force, ishami rishinzwe ubutasi no kurwanya iterabwoba ndetse n'umutwe udasanzwe. Ubunyamwuga, ubuhanga, ubufatanye, ubunyangamugayo, ubudashyikirwa n'imiyoborere nizo ndangagaciro z'iki kigo. Ikivugo cy'iki kigo kigira kiti: ubwenge, ubumenyi n'ubunyamwuga. Amasomo yo kurwanya iterabwoba ni imwe mu masomo atangirwa muri iki kigo. Muri iki kigo hatangirwa amasomo yo kurwanya iterabwoba yashyiriweho guha ibikenewe abapolisi batoranyijwe mu buhanga n'ubumenyi bwo kuzuza inshingano zabo mu byo gukumira no kurwanya ibikorwa by'iterabwoba. Amasomo yibanze ku mutwe udasanzwe. Hano aya masomo yibanze kuri uyu mutwe yashyiriweho guha abapolisi batoranyijwe ubumenyi n'ubuhanga busabwa kugira ngo bakore ibikorwa byihariye mu bibazo by'umutekano bivuka kandi bigoye no kurwanya ibikorwa by'iterabwoba. Muri Counter Terrorism Training Center Imayange hatangirwa kandi amasomo ku ikoreshwa ry'intwaro zidasanzwe ndetse n'amayeri, Special Weapon and Tactics, izwi nka SWAT. Amasomo ya SWAT yashyiriweho guha abapolisi batoranyijwe ubuhanga n'ubumenyi bibemerera kuba bamugabwa mbere mu gihe bari gukorera mu bihe bitandukanye. Abantu bajya bareba filime cyane cyane zo muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, mujye mubona abaswati ni bamwe batabaraho rukomeye kandi bakaba bamugabwe mbere. Muri iki kigo kandi hanatangirwa amasomo y'ubutasi yibanze n'ayisumbuye. Aya yashyiriweho gufasha abapolisi batoranyijwe kugira ubuhanga n'ubumenyi bukenewe mu gukusanya, mu gutegura imibare cyangwa se amakuru kugira ngo batange umusaruro mu bikorwa bakora. Hatangirwa kandi amasomo ku mutekano wo mu ndege. Aya masomo yo yashyiriweho gufasha abapolisi batoranyijwe kubona ubumenyi n'ubuhanga bukenewe mu micungire y'ibibuga by'indege n'umutekano wo mu ndege ubwo ari bwo bwose, yaba iri hasi cyangwa se iri mu kirere, cyangwa se igihe yaba yaguye ku kibuga cy'indege yashimuswe n'ibyihebe. Muri iki kigo kandi cya Mayange Counter Terrorism Training Center hatangirwamo imyitozo yo kurinda abanyacyubahiro VIPs. Aya ni amasomo yashyiriweho gufasha abapolisi batoranyijwe kubona ubuhanga n'ubumenyi bukenewe mu guherekeza no gucungira hafi umutekano w'abanyacyubahiro mu buryo bwari bwo bwose. Muri Counter Terrorism
Training Center ya Mayange hatangirwa imyitozo yo gucunga umutekano wo ku muhanda. Aya yashyiriweho gufasha abapolisi batoranyijwe kubona ubumenyi n'ubuhanga bukenewe mu gukora ibikorwa bijyanye no gucunga umutekano wo mu muhanda no gukemurana ubunyamwuga ibibazo ibyo ari byo byose bifite aho bihuriye n'umutekano wo mu muhanda. Amasomo yo gutabara aho rukomeye. Aya masomo atangwa mu myitozo ihambaye yo kwivuna umwanzi bwangu. Yashyiriweho gufasha abapolisi batoranyijwe kubona ubuhanga, ubumenyi na tekiniki bikenewe mu gukora ibikorwa mu gihe icyo ari cyo cyose, ahariho hose, mu buryo bukwiriye kandi buboneye. Polisi y'u Rwanda yiyemeje gutanga serivisi inoze, gukorera mu mucyo, guharanira ko amategeko yubahirizwa kugira ngo abantu babe ahari umutekano hazira icyaha. Iyi nkuru wayisanga nanone ku rubuga rwa polisi y'igihugu ni wa@polisi.gov.rw. Nakubwira ko kandi amasomo atangirwa muri iki kigo, irya SWAT ndetse n'iryo gucungira aba VIPs umutekano bikorwa n'abapolisi batoranyijwe. Aba bapolisi bagatoranwa bigendewe kuri discipline ndetse n'uburyo ubumenyi bwabo buhagaze, habe mu kumasha, guhamya ndetse n'ibindi bitandukanye. Kuri wowe wifuza kuzajya ukurikira ibiganiro byacu n'amakuru yacu agezweho, ndagushishikariza gukomeza gukora subscribe kuri iyi channel yacu NTV Rwanda. Mukomeze kugira ibihe byiza, mwibuke gukora subscribe.